Reka ariko tugaruke ku byagiye bitangazwa ku munsi w'ejo ni nyuma yaho ikipe ya APRFC itsindiye Bugesera ku kibuga cya igitego kimwe ku busa. Ibyagiye bivugwa ni byinshi ariko abanyamakuru twabonye umwanya wo kuganira na Perezida w'ikipe ya APRFC yaje gutangaza byinshi yewe ndetse no ku ruhande rw'ikipe ya Bugesera umutoza Ndayiragije Etienne nawe yatuganirije byinshi. Reka ariko tubanze twumve ku ruhande rw'ikipe ya Bugesera ubundi nyuma yo gutsindwa murabona ari iki cyabuze. Katugaruke twumve Etienne Ndayiragije. Kwanza natangira first abonye 3 points babikoreye nongera nga first n'abahungu banjye bagerageje kuri niveau bagezeho bagaragaje urundi rwego baragaragaza espoir ko hari ikintu kirimo kuza. Ndabona ko yes match twayiteguye ko dushaka kwirangiza premier mi-temps twabonye occasion net nk'eshatu twagumye kuba turi clinical kugira ngo dushobore kujera match gukina na equipe nkuru always ifite pressure second half turazirata pere babonye imwe barayiprofiter c'est ça ni no vari différence ya experience na qualité y'abakinnyi babo nuko match nayo biterwa n'iki ahanini kugira ngo wenda amakipe mu yavuga ko ari matoya ariko ntabwo ari ukuyasuzuma. Impamvu bivuze ko ari matoya biba bijyanye na history y'amakipe yandi barimo gukina kubera icyo akenshi ayo makipe akunda gutsindwa mu minota ya nyuma. Même des scientifiques baravuga ko uko fatigue igera mu mubiri niko unatakaza concentration. That's normal. Abonye igitego twavuye muri shape kandi turetse n'ibyo second half hariho twatakaje imipira myinshi, not because APR yakoze pressing, no, umukinyi yareba agasanga atanze passe ahaye mu opponent atanze nabi ko twatakaje possession. Niyo kadufite muri premier mi-temps yatumaga dushobora kuevoliwa twayitakaje. Maybe hajyamo n'agafatigue mu maguru wenda ariko na concentration iramanuka. Ni question ya mental, ni question ya fatigue niyo kuza kubitera. Ndayiragije kandi yaje kubazwa kuba yarafashe icyemezo cyo kuza mu ikipe nka Bugesera wakwita ko ari ikipe ntoya ndetse n'impungenge y'abafite z'uko ikipe ishobora kumanuka. Yagize reaction akora reka nabyo tubyumve. Okay, reka ntangiye ku cyo yavuze ngo kuri niveau mwatunguwe nikora ko muri football abantu benshi barakunda gutanga programme kavuga ati yagombye kubara hakagira gute. Buri muntu wese abafite gahunda ze, nibwo uri ufite izina ayo mateka yabonetse mu kibuga, yabonetse kuri equipe. Donc uri umutoza doesn't matter level ya equipe irimo, ugomba gukora ukajyamo ukafata iyo challenge. Nibyo nkunda kandi menyereye gukora. Ntabwo ayo mateka kuvuga nabyutse rimwe mu gitondo cyangwa se aranagiye kudownloading arazoya. I worked for it, nabikoreye nivuye tabitahura benshi. Niyo mpamvu ndi hano. Nkeka ko muri abahamya murayizi Bugesera before me n'ubu ngubu iyo wabonye no munsi. What do you say? Harimo changes, hari ikintu kirimo kuza cyangwa se niya irinyeri yasubiye inyuma from you. Sorry? Nibyo nakubwiye abanyamakuru namwe muri abantu mufite ukuntu mumba mureba. Hariho travail yakoretse and I'm sure nubwo mutabyemera mutabivuga
out of mic urashaka kubimbwira ndabizi hari ikintu cyahindutse hari wabonye ikipe twadukinisha abana ba E17 barimo urashaka gukora match nk'iyi bakagera kuri iyi niveau. What do you think mu minsi iri imbere kandi bonye bakazamuraho they will be much better? Icyo nabemera ni kimwe kubarebye match za Bugesera nta match zisa n'indi uko baje no munsi match itaha hari akantu kongeraho ko turabikora tubiriho cyane. Question ya relegation yes turabizi, that's why we twaina desi cyane kubona tubuze byibura basi n'inota rimwe n'ubu turi kubona basi byagezaho twarasema kaje mishi kilometer umwe twari dufite mayo ku maintenance yo kone employee kudusiga ahantu heza ariko ntabwo birapfa cyane turacyafite kuri travail twakoze niba twongeyeho iyo confiance tukakomeza kubikoreraho twizeye icyo turimo ndizera ko RFM muzashimira ikipe y'ibyakozwe. Yes, nguwo ni Eric Ndayiragije. Abanyamakuru rero babonye umwanya wo kuganira n'umuyobozi mukuru w'ikipe ya APRFC akaba ari Lieutenant General Mubaraka Muganga El Hajj. Reka nawe twumve icyo yatangaje nyuma yo kubona intsinzi y'igitego kimwe ku busa. Arapagize n'ubutumwa atanga cyane ku banyamakuru. Reka twumve icyo afande yatangaje. Intsinzi turayishimiye kuko mwari muri ku kibuga mwabibonye muri iyi minsi nta kipe ntoya nta kipe yoroshye, ariko ikinshimishije kurusha ibindi nuko nk'abanyamakuru ngira ngo hari hamaze iminsi musa nkaho mugaragaza ko Bugesera izarekera APR, ngo iri nota aho rivuye murahabonye ntabwo ari ibintu byoroshye. Hari igihe rero bigorana rimwe na rimwe mu itangazamakuru bigasa nkaho bigiye kwica umukino, ariko ikibuga kiba gisobanura byose. Nizere ko nyuma y'uyu mukino hari byinshi muza guhindura muhwitira bagenzi banyu. Ni byiza ko abantu batangaza amakuru y'umukino uko wagenze bari ku kibuga kurusha kubivuga mbere. Ushobora gusanga hari ikipe imwe ibirenganiyemo kubera amagambo aba yumvikana, ariko byose ni imikino. Twebwe nk'ubuyobozi iyo bigenze nk'uko turanezerwa, niyo bigenda ukundi kandi twari kubyakira. Ku bwanyu nk'abayobozi mubona wenda ibyo bivuga ngo kurekera APR niba batari kuri Bugesera n'andi ma equipe by'umwihariko kuri equipe ya APR bituruka ku ki, bituruka hehe? Icyo nicyo mwagombye kumfasha kuzabaza ayo makipe yose, kuko amakipe yose abivuga nta kipe tutaratsinda. Byava kuri iyo kipe bakadutega indi kipe, ikipe yananiwe kutuhagarika cyangwa ngo idutsinde ikumva tugomba gutsindwa n'indi. Icyo gihe rero nicyo mwe mwadufasha byo nk'abanyamakuru, sinzi ikibitera, ariko twebwe ibyo dutoza ikipe y'ingabo kuko ni ingabo tubatoza gutsinda. Iyo rero batsinzwe cyangwa bakaduha resultat zitari zo tuba barakurushaho, ariko niyo pressure tubashyiraho twe nta kunganya dushaka, nta no gutsindwa. Ni ugutsinda guhera ku mukino wa mbere kugera kwa nyuma, ariko football ni football, uko bije niko tubyakira, ariko abakinnyi tuba twabasabye gutsinda. Hari icyo bihungabanyeho cyangwa icyo byongeraho niyo mu byumvise gutyo kurukira ku ikipe ya APR nk'ubuyobozi hari imbaraga mushyira mu gutegura birenze ibyo mwari musanzwe mukora ku mukino ukurikiyeho? Ndabashimiye. Numvishije ngira ngo hari n'abari radiyo Rwanda cyangwa televiziyo Rwanda niyo numvishije bivuga ko mbere y'uyu mukino nagiyeyo. Ibyo ubwabyo byagombye kuba sinyibereka ko nta mukino tworoshya. Iyo biza kuba ari ugutegura cyangwa harimo ikintu cy'uko nzi intsinzi ko ihari, nakohereza na koroneri, nakohereza n'undi musivili, ariko iyo nigiriyeyo biba bifite icyo bivuze. Nanjye rero nishimira ko baba nibura bumvishije konsigne twabahaye bakaduha iyo ntsinzi nk'uko tuba tuyibasaba. Mbaraga kandi yagize icyo avuga kuri Jacques Tuyisenge. Reka twumve icyo yamuvuzeho. Uyu musore cyangwa se umugabo yarahagaritswe muri iyi minsi
kubera ibibazo bya indiscipline. Ariko se muri rusange biteye bite kurikira uyu munsi? Mu minsi ishize umukapiteni wanyu Tuyisenge Jacques yasezeye muri ekipe aragenda, ntabwo ari kugaragara muri ekipe ya APRFC. Byagenze gute? Mwamenye uko yagiye? Harakurikiraho iki? Muduha amakuru arambuye kuri kapiteni w'ikipe Tuyisenge Jacques. Abo birangora kubona uko ndi bugisubiza kuko uhise umbwira ngo yaragiye, ngo yarasezeye. Ndumva rero umpa amakuru menshi kurusha y'ubuyobozi dufite, ariko ubuyobozi bwa APR dukunze kubivuga, twebwe APR irangwa na discipline, ku buryo discipline tunatoza abakinnyi bacu, ngira ngo niyo bajya baba aba 14 ariko bafite discipline, kuri twe twaba dufite icyo twagezeho. Twe rero nta mukinnyi kamara cyangwa abakinnyi kamara, kandi nta mateka muzi ari ay'ubuyobozi ari n'ay'abakinnyi. Twe umukinnyi utagaragaje discipline isabwa tumushyira mu bihano, byaba na ngombwa tukamusezerera. Uyu munsi rero Jacques Tuyisenge n'umukinnyi wacu ntabwo turamusezerera. Uyu munsi twamusezerere tuzababwira. APR nta kintu dukora mu bwihisho cyangwa tureke kubwira itangazamakuru. Uko tubabona ni nako iyo tubasezeye tubahamagara tukongera tukababwira. Perezida, muranyemerera gato mbagarure ku kibazo twari twabashije. Mwakomeje kugaruka ku ijambo igihe, mwavuze muti tuzagerageza abakinnyi b'Abanyarwanda kugeza igihe tuzabona ko binaniranye, kandi bijyanye n'izindi nzego muyobora n'urwego ikipe ihagarariye birazwi neza ko ntitwashidikanya ko muba mufite umurongo nyine mwihaye, mukavuga muti ni imyaka 10 se 15 se 20. Icyo gihe cyaba ari ryari muvuga muti tuzabigerageza iyi myaka wenda n'ibyanga duhindure? Igihe ni igihe, mu cyongereza baravuga ngo time tells. Igihe nicyo kivuga, kirivugira cyangwa kikakubwira icyo wakora, ariko twe turacyafite igihe. Nta kitwirukansa kuko twe turubaka abana b'Abanyarwanda tubaha ubwo bubasha. Nigeze no kubivuga ni Abanyarwanda barashoboye. Ntanga urugero gusa rwihuse, niba mwashoboye kureba umukino wa nimugoroba wabereye muri Tunisia, umukinnyi bavuga ni Manishimwe Emmanuel ni Manzitira, abo bose bavuye muri APR, bavugwa n'izo kipe zifite n'abo banyamahanga bujuje, kuko iyo kipe twakiniye nayo murabizi yari ifite abanyamahanga barenga 8 babanzamo. Ariko no Manishimwe agenda akabona umwanya, Manzitira akagenda akabona umwanya, Bizimana Jihad aho yagiye akagenda akabona umwanya, n'abandi twumva n'abandi babishoboye. Igihe rero twe turacyagifite, nta kitwirukansa. Wenda nabona no kubwira abakunzi ba APR, nuko mwarimu bivuze, abakunzi ba APR benshi tugira n'urubuga tubabwiriramo. Wenda nabwira abafana cyane kurusha abakunzi, barabizi, ntacyo tutababwira. Igihe cyose tuzabona ko u Rwanda rutaduha impano twifuza, tuzajya mu banyamahanga. Ariko nk'ubu si ukumena ibanga, kubera yuko twebwe mbere yuko umwaka w'imikino urangira n'ubundi tuba twabonye za tara nyinshi, ari byo ejo bundi muzumirwa mubona n'ubundi twashatse muri izo mpano muvuga ko isoko ryabaye rito. Ubu ku rutonde dufite abakinnyi bagera nko kuri 7 tuzazana, kugira ngo nabo tubahe amahirwe nk'ayo twahaye bakuru babo cyangwa abandi bangana, kandi bazabikora neza. Ariko kugeza ubu ngubu dufite ikipe nziza. Wenda nanavuga ko icyatumye no ku umusaruro utagenda neza uko bikwiriye, hari ibyo mutajya musubiraho, ariko tumaze iminsi dufite imvune. Nyuma munabibonye n'abo bakinnyi 2 bagiyemo bwa nyuma, Mugunga, Bosco, aba bantu bose ni abantu bari mu kuva mu mvune, bamaze iminsi bafite izo mvune. Coach bitewe n'uko abiteganya akagenda baha iminota kugira ngo arebe ko bagaruka, kandi bakaza bakabikora neza. Icyo gihe rero iyo igitego kimwe kibonetse mu mupira n'ibya APR ishobora ko yaramenyereje abantu ibitego byinshi, ariko n'igitego kimwe kirabara, kuko n'ubu twari tukibuze, twari tugiye gutahana rimwe kandi twari gutaha tugatanga ibindi. Ndumva uko nabivuga. Kujya kubona umwanya wa mbere